Muraho neza nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande bakunzi ba Mbarusha Mining TV. Rero nk'uko muri kubibona nanone uyu ni wa mushinga wacu, ni ya projet ya P Network. Hano kuri Mbarusha Mining TV igihe cyose tubonye amakuru ari gutrendinga kuri P Network cyangwa ari kuvuga kuri P Network, dukora ibishoboka byose ayo makuru tukayakusanya tukayategura neza tukayabagerezaho ku gihe, cyane ko gahunda twiyemeje cyangwa gahunda dufite hano kuri Mbarusha Mining TV nuko tugomba kugera kuri open mainnet turi smart, turi updated, dusobanukiwe neza iyi projet, dufiteho amakuru ahagije. Rero twebwe tubonye amakuru cyane nk'uko aba yanatangajwe na ba nyir'umushinga cyangwa na core team cyangwa ari kuvugwa hanze ku bigendanye n'iyi projet ya P Network cyangwa izindi mining muri rusange, ayo makuru mugomba kugira ute, mugomba kuyabonera cyangwa kuyamenyera mu bantu ba mbere. Icyo usabwa rero nta kindi nuko warakanze subscribe ugafungura inzogera hano kuri Mbarusha Mining TV kugira igihe cyose Mbarusha Mining TV ya-uploadinze video cyangwa ashyize video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Niyo mpamvu tubabwira ngo kanda subscribe ufungure inzogera. Twinjiye muri update yacu rero sinshaka ko ikiganiro cyacu kiza kurambirana cyangwa kiza gufata iminota myinshi, reka twinjiremo. Ngira ngo ari update mwabonye cyangwa yaciye kuri X, by'umwihariko muri iki kiganiro cyangwa muri update nzanywe na update ebyiri. Harimo update yatangajwe na core team ya P Network, niyo tugiye guheraho turasoreza kuri update ya nyuma. Kuri X ro haciye itangazo cyangwa announcement, ngira ngo mwaribonye ababashije kujya kuri Twitter cyangwa kuri X. Mu by'ukuri tugendeye kuri update zora zitangazwa na core team ya P Network, biragaragara ko imirimo yabo cyangwa imirimo ya core team igeze ku musozo nta gisigaye, cyane ko mujye mukunda no kuraba muri izi update zabo cyangwa muri aya matangazo cyangwa muri izi announcement bacisha ku mbuga zabo, akenshi 90% bagaruka kuri open network cyangwa ku muyoboro ufunguye w'uyu mushinga. Kuri update ro banditse kuri Twitter avuze ngo develop Pi app today to create device utilities of the Pi cryptocurrency in the Pi ecosystem. Ashiraho akadomo. Tap into our 60 million engaged pioneer use base. No blockchain experience is needed and breed anything you want. Participate in moving to the network forward towards open network. Akantu ndagira ngo wenda tugasurinyeho duse nk'abagatindaho gake akangaka ugira ngo participate in moving the network forward towards open network. Ngira ngo aka kantu murakabonye. Ndi ya update katugerageze tuyishyire mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda bavuze ngo tegura porogaramu za Pi uyu munsi kugira ngo ukore ibikorwa bitandukanye bya Pi cryptocurrency muri ecosystem ya Pi. Kanda muri miliyoni 60 kuzamura. Miliyoni iyo basizeho kano kamenyetso ko guteranya abari prise. Miliyoni 60 kuzamura, yari akamenyetso ko gukuramo abari ukumanura. Ubwo ni miliyoni zirenga 60 yashyizweho na Pioneer ukoresheje base nta burambe bwo guhagarika bukenewe, kandi wibuke icyo ushaka. Kandi ugira ute? Kandi wibuke icyo ushaka. Aya ni amagambo yanditswe na core team. Gira uruhare mu kwimura umuyoboro ujya imbere ufunguye umuyoboro. Kandi muri kukumva, gira uruhare mu kwimura umuyoboro ufunguye imbere, ujya imbere ufungura umuyoboro. Kandi muri gira uruhare mu kwimura umuyoboro ujya imbere ufungura umuyoboro. Iyi ni update yatanzwe
na P Network cyangwa no kwa timu ya P Network. Kuri aka kalinki kuri Twitter kariho bagashyizeho, iyo ugakanzeho ushobora kujyaho ugasharinga bira bikorwa byabo cyangwa ugashyiraho agatima ukabirayikinga ukerekana ko turi kumwe cyangwa uri kumwe nabo mu guteza imbere cyangwa mu kujya kuri Open Mainnet ntacyo bitwaye. Iyi ni update nk'uko ndi kubabwira yatanzwe na kwa timu ya P Network. Nanone basabye abapayiniya barenga miliyoni 60 zose ati shyiraho umusanzu wawe cyangwa gira uruhare mu guteza imbere ugufunguka kwa Open Network. Iyo babivuze gutyo, uruhare rwa mbere ni ugukora mining ukayikorera ku gihe. Uruhare rwa kabiri ni uko warakoze KYC yawe igakunda, cyangwa nawe wayikoze nabi ugategereza ko bazaguhereza amahirwe yo kuyikora. Uruhare rwa gatatu ni ugufasha bagenzi bawe batabisobanukiwe gukora KYC zigakunda, nabo bagajya muri uyu mubare wa miliyoni 60 zitegereje cyangwa ziteguye kugera kuri Open Network. Uruhare rwa kane ni ukuba umuvalidator igihe ubishoboye ugafasha abantu batabisobanukiwe. Uruhare rwa gatanu ni ukwibutsa abantu gukora mining ukabapingingira muri timu, nimba ufite timu nini ukabibutsa kumayininga. Ibi nibyo kwa timu iri kudusaba gukora cyangwa kwerekana ko turi kumwe nabo mu muyoboro ujya imbere ufunguye. Twinjiye kuri update ya kabiri sasa, sinshaka ikiganiro kirambirana, ngira ngo aya magambo ni amagambo akomeye. Ana amagambo akomeye ngira ngo wenda dusomeho, wenda ntabwo yanditswe na kwa timu, ariko aya ni amagambo afite icyo asobanuye ku muntu wese ukora mining cyangwa muri cryptocurrency. Ana amagambo akomeye cyane, kaduhere hano hejuru banditse ngo it takes time to build a strong community of people. Nuga ngo bisaba igihe kinini kubaka community y'abantu, cyangwa bisaba umwanya kubaka cyangwa kugira ikintu kizima ugeraho. It takes time to build an ecosystem. Bisaba umwanya kubaka. Kwa timu wenda ngendeye kuri aya magambo, undi P Network yakagombye kuba yarabaye listed kera, twakagombye kuba twarageze muri Open Mainnet no muri 2021 tuba twarinjiye muri Open Mainnet. Ariko ujye umenya ngo iyihuse akenshi byara ibitabona. Yihuse byara ibitabona, wenda uwo ni umugani wo mu Kinyarwanda, huti byara ibitabona. Nkuko mbibabwiye, mu by'ukuri Open Mainnet yagombye kuba yarabaye, ariko se niba batarategura ibintu byabo bijye ku murongo, bamenye ngo ibi bintu turabiteguye, ikino kiraha ikindi kiraha, ugasanga bahise ko baristinga nta byo kureba imisoro kuntu bimeze, ese aba pioneers bazitwara gute, cyangwa amacoins arahagije, cyangwa amasoko arahagije, ugasanga nyine bashyize ibintu byabo hanze bitarajya ku murongo neza. Niho handi usanga nka coin runaka zise ziba nka za Omega. Ngira ngo za Omega mwarabibonye ko bagiye bazirukana ku ma exchange, ubu ntabwo wayibona nko kuri OKX. Ni muri urwo rwego rero P Network hano hasi banditse ngo we are not trying to breed a quick pump and dump cryptocurrency here. Muri make bavuze ngo ntabwo turi kugerageza cyangwa ntabwo ibyo turimo tubiyobe. Wenda ntabwo ari amagambo yanditswe na kwa timu, ariko ni amagambo ugomba gukuramo isomo, ni amagambo afite icyo asobanuye. Wenda kuba kwa timu itarashyira Open Mainnet hanze, cyangwa wenda hari hashize igihe kinini tutarinjira muri Open Mainnet, ntabwo ari uko Open Mainnet itagagombye kuba yarabaye, ahubwo bari gushyira ibintu byabo ku murongo. Ibyo barimo barabizi, ntabwo barimo bagerageza, ahubwo ibyo bari kubaka barabizi. Dusoreza kuri aya magambo akomeye cyane ukwiye gukuramo isomo. Aya magambo impamvu nayaberetse arimo isomo rikomeye cyane. Hano hasi haranditse ngo a scam where people who own a larger share encourage others to buy their cryptocurrency to bomb the price.
Nuvuga ngo abasikama wenda baba bafite amanetwork manini cyangwa abantu babakurikira babwira abantu encourage to buy their cryptocurrency to pump the price. Nuvuga ngo bashishikariza abantu wenda kuba bagura amacoins yabo bayabagurira wenda kugira bazashyireho igiciro cya nyacyo. Once the price reach a high point, mu gihe baba bamaze kubona igiciro cyangwa bamaze kubagurira abascammers nka kumwe winjira muri coin runaka ukajya kubaguriramo amacoin yabo igihe itajya ku isoko, cyangwa iyo usanga nka project y'uduscam bateguye projet yabo ugasanga abantu binjiyemo barabayinze baguzemo imigabane, iyo bageze kuri ya mafaranga bifuzaga. Nicyo bari kuvuga ngo hano, once the price reaches a high point, the scammers sell off all that they own. Muri kubyumva? The scammers sell off all that they own. Baba scammer bahita ko bafunga isoko cyangwa wakinjira muri website yabo ntihagire ikintu ube wagira ute wakuramo. And the price plummeted. Nuvuga ngo bakabifunga burundu, ugasanga uburijwemo nyine kubera ko bo icyo bateguye bakigezeho, kandi bashishikarije abantu kwinjira mu migabane yabo banashoramo amafaranga. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane ukwiye gukuramo isomo. Hejuru wenda mbifatanyije na kwa timu ya P-Network, hano hejuru haranditse ngo it take, bisaba umwanya kubaka community yawe. Ntabwo ari wabandi babyuka mu gatondo bagakreya website bagashira mining, hashira nk'amezi 2 ugasanga ibaye listed, hashira nk'amezi 8 ugasanga bayisibye kuri exchange, cyangwa ugasanga abantu batangira kwinjiramo baguramwe imigabane cyangwa ba buying ibintu bashiramo abantu ugasanga bise ko bigira ute bifunga. Wenda ngendeye kuri kwa timu hano banditse ngo we are not trying to breed a quick pump and dump cryptocurrency here. Ibyo turimo ntabwo turi kugerageza, turabizi twebwe ibintu turimo. Okay, ku bantu rero bafungura P-Network cyangwa P-Browser bikagomeza bikarodinga bawugira ngo welcome to P-Browser bitarangira, cyangwa uri gufungura P-Network aka kantu narakaberetse, utsindagira urutoki kuri application yawe ya P-Browser cyangwa ya P-Network ugakanda no kuri app info ukajya muri permission ukarowinga kamera cyangwa ukabanza ugakiriyaringa amavirusi aba ariho. Turi gusoza nk'uko gukanda subscribe kuri Mbarusha Mining TV, mufungura inzogera kugira igihe cyose tuzatubonera amakuru cyangwa update mujye muyabonera mu bantu ba mbere. Ciao ndabakunda cyane.